kubafasha mu kazi rimwe na rimwe waba uri kubashyira mu kaga kuko hari n'abo twagiye tubura kubera kuvuga arenze 5 umwe impamvu navuze ngo 99 umwe niwe wavuze ngo hariya biragoye ku musifuzi kuko arabanza biragoye ko yareba ikirenge cya Livumbu cyasigaye kikigenda yamaze kubona ko Ange yadeviye umupira nawe ntiyigeze avuga ko atari penalty no kuvuga ngo mbere yadeviye umupira ikirenge gisigara n'amaguru amaguru ya Livumbu asigara mu none bakavuga bati kuba iyo action y'ikirenge cyo gusigara mu maguru byabaye nyuma yuko yuko Ange adeviye umupira ati nibyo bigoye byo gushidikanya cyangwa se bya confusing umusifuzi ntapfe kwemeza ko ari penalty cyangwa bikanajyana no kuba mu Rwanda tutaragira iryo koranabuhanga rya bihagije bireba kugira ngo wenda umusifuzi asubiremo action yagenze gute nyuma y'uko umupira wenda guteye byagenze gute habaye umusifuzi ni umuntu nawe yakwibeshya ariko rimwe na rimwe njyewe nyavuga nti aba bantu biteza polemique uzi ko hari abasifuzi badashobora gusifurira ikipe hano mu Rwanda kubera iki kandi ugasanga komisiyo yarabyemeye kubera ko wenda bashobora kumushyiraho nk'abayobozi bakababwira bati uwo muntu ntabwo tumushaka kubera ko ngo atayemera atayifana bakabivuga gutyo bikabihame uzi ko hari amakipe afite akundi kuki ntawe bagihana abasifuzi babaye abe ubundi ahantu ikibazo kiri nuko guhana byagendanye na Gasinga abantu bose nibyo yazize nawe guhana abantu bose muri uyu mupira w'amaguru sinzi ugiye wata abantu mu mupira w'amaguru na abantu nta kigenda bisa naho wagira ngo abantu babonye akazi mu mupira w'amaguru bose cyangwa se bawufitemo inshingano wagira ngo bagahawe n'umuntu ubwo rero turebye abo twakonsirise twebwe hari abantu kutuvuga ati musesengura iyo penalty twe amaso yacu bashobora kwibeshya cyangwa se bamwe ntibabyemera ariko turababwiza ukuri mu bantu babifitiye ububasha n'ubushobozi bari hejuru muri iki gihugu barenze 5 batari munsi ya 5 twabajije 90 umuntu umwe niwe wavuze ngo biragoye kuyemeza abandi bageze muri 7 bemeza ko ari penalty aha rero niho ndimo mvuga ni ngewe rimwe na rimwe aba bantu nabo hari igihe bivanga nako bicanga abapanga abasifuzi niwe ntacu ugasanga umuntu yarayirezwe kangahe yego nta kipe igomba kugira abasifuzi usibye ko arizo tubona zigira abasifuzi bazo ariko umuntu yararezwe rimwe kabiri nawe ubwo bumushyize kuri ya pressure reka tuvuge tuti natiba ya kipe yaregewe ariba n'ubundi biragoye ko yakwekiribura biragoye abapanga abasifuzi wenda sho no kutiba ahubwo wenda pressure afite yatuma akora amakosa umuntu witwa Twagira Umukiza Abdul Karim match yamuvanze hari naho Livumbu yagiye aramubwira atari ko se aba bantu bambaye imyenda y'umukara bambaye kora zisa n'imyenda yayo ntabwo uzi ko ari ikosa ntabibonye arimo yerekana bamwe hari ababihinduye barimo Placide ariko hari n'abinjiye bameze mbere yabihinduye mbere cyangwa nawe yabikina nyuma yakinnye abihindura nyuma Abdul ashobora kuba yamwongoreye ariko atari ukuvuga ngo aramusohoye utuntu ku musifuzi mpuzamahanga Abdul utuntu yakoze nk'umusifuzi mpuzamahanga hari tumwe wabonaga twamucanganyikije ukavuga ati Abdul arashaje oya ngiye cyo mvuga ni iki gituma nk'umusifuzi umwe waruvuze kubapanga ni iki gituma nk'umusifuzi umwe agaruka kenshi ku ikipe imwe biterwa n'iki nuko haba habuze abandi bashobora kudeployinga yo asanga bavuga bati tutajyayo tukabyisha tukiteranya usanga bibaye ikibazo twe tugiranye wakaba ari wowe wishyiraho avuga ati kama mbaye bakamukontorera akavuga ati nge ndigabayo kandi bicaho byagaciye igenda uko byakagenda rega biranagoye burya efe sinzi niba hari ari abasifuzi bose babwira ngo sifurira APR na Rayon
bigendana n'impaka zikurikira uyu mukino ngo bakubwire bati turi tayari. Ese niba witwa umusifuzi mpuzamahanga wabwira gute ko umusifuzi mpuzamahanga yatinya gusifura uwo mukino uriya mukino? Eritero Vumbu yahise ajya kuri Instagram byanateje comment nyinshi cyane abantu bagiye kuyirebaho. Ni umukinnyi mpuzamahanga wakinnye henshi, arandika ati mu Rwanda nta penaliti zibayo. Yapostinze video ahita ashyira ati mu Rwanda nta penaliti zibayo. Ariko fure we nta simbibona mu gishya, kuko niba uri umukinnyi washakaga ko ikipe yawe itsinda byanze bikunze byo ushaka inyungu, icyo cyo rwose ushaka ko ibyiza bijya ku ruhande rwawe mu buryo cyangwa ubundi. Hanyuma ubwo icyakurikiyeho ni uko Bukasa yahise yegura avuga ko adashaka guhatiriza, atari umuntu ujya uhatiriza. Hari abatoza baba bari ariko se yeguye kubera ko atsinzwe na APR cyangwa yeguye kuko urumva urabyumva neza. Niba umupira usubiye inyuma kandi umwataka yacenga agasanga izamu, ubwo umusifuzi yimagina ko umukinnyi umudefanseri yawukozeho. Sinzi niba muri munyumva neza. Icyerekezo cy'umupira, icyerekezo cy'umupira bashyiraho kugira ngo ibyo basobanura. Ibyo Karenzi ari gusobanura abantu barimo barabireba, abantu bakeneye video barimo barayishyira ariko bayigumizeho video ngufiya. Abantu babishyiraho kugira ngo kuko uyu musifuzi yashingiye kuri iyi video. So ni byiza ko tubivuga abari kuri YouTube bayireba buri kanya. Urumva kuko nugiyeho none nayibone ibyo tuvuga n'abajya impaka bati niyo cyangwa siyo, ariko babibona kwavuga ati ni ukuvuga iki. Icyerekezo cy'umupira gifasha umusifuzi utabonye neza niba umudefanseri yateye umupira cyangwa yateye akaguru. Niba umwataka yacengaga ajya mu izamu, umupira ugasubira ku ruhande cyangwa inyuma, ibyo byafasha umusifuzi utabonye. Nkurikije iyi video umusifuzi yabirebaga neza. Ni ukuvuga icyemezo yafashe ntago cyashingiye ku cyerekezo cy'umupira, cyashingiye ku byo we yabonye neza n'amaso ye. Ati rero yakoresheje terme ivuga iti icyabaye hano muri arbitrage bacyita ngo grey zone. Grey zone ubwo abasifuzi barabyumva. Grey zone ni igihe 50/50 yo gufata icyemezo. Jijo Marie urumva ni ukuvuga ufite 50 yo gutanga penalty na 50 yo kwimana penalty. Kubera iki? Kubera ko Ange yakoze intervention correct, akuraho umupira, ariko nyuma akorera ikosa umukinnyi. Icyo gihe uba uri mu cyo bita grey zone. Ni ukuvuga ngo ufite 50/50 yo gutanga penalty cyangwa se ukayimana. Arambwira ati rero uyu musifuzi yafashe icyemezo kiri cyo 100%, ndetse ndi n'umusifuzi ndi n'ukuriye abasifuzi muri icyo gihugu namwongera amanota. Ati kubera iki? Batwigisha ko ubutumwa bwe, ndimo ndabivuga, ndatanga ubutumwa bw'umusifuzi utari umunyarwanda, utazi umukinnyi muri abo bakinaga, utazi umusifuzi, utazi n'umufana w'ikipe yari yose. Arambwira ati impamvu yafashe icyemezo kiri cyo ni ukubera ko muri arbitrage batwigisha ko iyo ufite 50% 50/50 yo gufata icyemezo, ufata decision iri inférieure. Urumva? La decision inférieure nta gufata igifaransa cyagusize, nta gufata decision supérieure, ufata decision inférieure. Hano rero decision inférieure yampaye urugero, arambwira ati iyo action nk'iyi isaba gutanga ikarita hagati y'umutuku n'umuhondo, ukabona ni 50/50, nturi siri 100% ko uyu muntu akwiye rouge, nturi na siri 100% ko uyu muntu akwiye jaune. Icyo ni urugero yampaga rwo kumva decision inférieure na supérieure. Ati icyo gihe ugabanya risque, utanga ikarita y'umuhondo inférieure. Ati uyu musifuzi rero yafashe decision inférieure kubera ko yari mu cyo bita grey zone. Ni ukuvuga ngo yabonye ko umukinnyi yakoze intervention correct, yakoze ku mupira, ariko nanone yakoze ikosa nyuma yo gukora ku mupira. Ushobora gutanga penalty uba ufite 50, ukagira na 50 yo kutayitanga. Icyo gihe rero
nk'umusifuzi tugirwa inama yo gufata icyemezo gito apana igikuru, decision inférieure. Ati niyo mpamvu yafashe decision inférieure. Ati ku bwanjye ndemeranya 100% n'umusifuzi wasifuye iyi match. Nuko yambwiye. Urakoze. Kuri YouTube ndabona abantu bakumereye nabi. Iyo grezone ngo abanyakenya ngo bose ngo babajijwe ngo bavuze ko ari icyiza. Abantu birinde Karenzi ibyo avuze ni